mpamvu dushaka turi batoya nyine nuko umuntu wamukunze akubwira mugende mu bantu ukumva ntago wamwanga kandi umukunda nyine ni ubushyuhe yanjye nuko ufite umugabo nuse ko abafite 13 14 bo bari kuzitwara twebwe dufite 18 twabura kwitwara babayeho nuko nyine uzuka bahereza nyine nawe bakaguhereza ubundi bakikomereza tuyambaramo tukayaryamo ibyo byiza amakinzi ko ari bibiri babaho umva ntabwo ariko kuko bayafata nabo barudesi ngo turadesi akakumarira iki hari imbere korona yarabiteye yabakozeho nose ubwo unze gushaka gusinda ushaka kugaragaza ko wasinze ushobora kumwera ko wasinze utasinze ubushyuhe tubukura ubona umusore nyine ukumva ugize ubushyuhe urabishatse nawe ugahita wikomereza umusanga nongeye kubaha ikaze bakunzi bacu banyamuryango mugari wa Netolax TV. Uyu munsi nakoreye urugendo mu ndongozi za Nyamasheke, ndi aho bita mu Kirambo, ni mu murenge wa Kanjongo mu karere ka Nyamasheke. Nagiye hano bita mu Kabakiga. Mu Kabakiga. Aha hantu rero haba ibintu bitandukanye, haba hahiye hashyushye bya hatari nubwo ari mu gacyaro, ariko ngo haba urugomo rwa hatari, haba uburaya bwa hatari, haba ubusinzi bya hatari. Ndi kumwe n'uyu mubyeyi, nibyo? Ufashe? Ifashe neza Chantal. Chantal, imyaka ingahe? 20. Utuye hano mu Kabakiga? Mu Kabakiga. Mu Kabakiga. Nibyo hari Rusizi, hari handi bita mu Kabasazi. Naye mbyitiranyije ubwo hano mu Kabakiga. Byavuye se ubundi haba abakiga benshi? Niko mwumva. Wowe kavukire ni hehe? Hano ku Mucanga. Ku Mucanga. Ubahe wa ku Mucanga uba hano mu Kabasazi? Hano mu Kabakiga. Mu Kabakiga. Mukunze kunyanga mu Kabakiga. Hanyuma uhaba kuva ryari? Namaze igihe. Kubera iki wavuye mu rugo kaza ku Kabakiga? Niko byagenze. Niko nabonye bije. Wabonye bije? Watubwiye ko rero wigeze uca mu buraya bwahangaha. Wabwinjiyemo gute? Wabwinjiyemo gute? Bagenzi banjye babunzanye. Wari ufite imyaka ingahe? 18. Ufite 18. Wari wararangije kwiga, wararivuyemo yemeze bite? Nararivuyemo. Wararivuyemo. Winjiye mu buraya bwo mu cyaro, hari abarukurikiye amafaranga, warukurikiye ntabwo namenye nari nkurikiye amafaranga. Hanyuma se ahangaha indaya zaho ni mu cyaro, nta bantu benshi bahari bacumbitse bataranyamahanga, abakiriya banyu bavahe ko abantu bahanga baratuye hafi bose bafite ingo? Baraza. Bavuye hehe? No ku Cyato. Hanyuma se iyo baje hari amaroje duhisura, ndashaka kutubwire indaya zazo zifite zijya amaroje, zifite ahantu bazisanga mu rugo zivugagura zifite amazu babamo. Hano se ko ndikubona utuzu duto cyane, inzu nk'indaya nk'iyangahe hano ariko cyangwa hari iya 10, hari iyo batangaho 10. Bano makuru nyine niyo batangaho 10, 12. Abana bo nyine bagenda babana muri babandi bakuru. Abana bajya kuba makuru. Nese ubwo bakuru ntabwo bacuruza? Oya, buri muntu akora ukwe. Nese tuvuge uwa mu nzu y'indaya nkuri gucumbikiye, ifite umukiriya, nawe uramubonye kandi wacumbikiye inzu si yawe, bigenda bite? Haba harimo ibyumba 2. Nese umukobwa w'imyaka 18 wagiye mu buraya, birumvikana akiri mutoya, papa bigabo bisore byo ku Cyato, ntabwo bikubana ibibazo, urabishobora akazakashobora? Uragashobora. Ntabwo usase ko hari ibintu nko kugira ngo wenda utumve uburibwe, ibiyobyabwenge, inzoga wenda nk'ibyo ngibyo? Ntabwo. Wenda wamaze igihe kingana gute ukora uwo mwuga w'uburaya? Imyaka 2. Wabivuyemo ute sasa? Hari abantu badukurikira ari indaya zadukurikira muri iki, wabivuyemo ute kugira ngo wenda n'abandi babyumve? Mbonye umugabo. Ubonye umugabo? Ufite umugabo? Ufite n'umwana?
twabyara ntabwo arabyara umugabo wawe se umugabo wawe ubwo ntabwo yari azi ko wagize uko buraya yari abizi n'ubwo yankuyemo yakuye mu buraya so uzamugaburira iki kweli umugabo uzi ko kumuha nk'ijuru neza neza yagusanze mu buraya ahita agira gutya muri ibanira mbo yari uwino yari umukiriya uvuye kure yari uwina hanyuma nk'umuntu wagumye muri karitsiye abantu bari bazi kuri indaya hari abakiriya bagiraga ubu ngubu bagufata bate ntajya bashaka kugaruraho bya bintu kugira ngo nturahinduka barahari bagira ngo ndacyari wa wundi kandi narahindutse umuntu iyo baje nawe uhita ubabwira nyine ko byarangiye ufite umugabo bagira ngo indango ntiyakubaka ngo barahuye n'abantu benshi barubaka abazi kubikora cyane abatabizi abafite ibitsina bine afite bitoya ngo umugabo ntabwo aguhaza ibyo nuko yavuga barubaka inda zirubaka fresh hanyuma tuyobora ku musozo rero ngo wariraye ahangaha inda yawe ihenze ibigura ahangaha harubaho veni reka reka abo ni bo nzi wenda baba bahinze inda ihenze hano ya veni iya makeya buri muntu amenya ukwe ariko uba ufite amakuru buri muntu amenya byose buri muntu azi ko yamenya amakuru y'undi ntabwo wamenya yose ariko uba uvuga ati wenda hano ufite wenda nk'igihumbi ushobora kumubona 500 100 veni senkani oya amakinzi ko ari bibiri babana uheruka moshye yawe hano bambwiye ko ngo na desa aba bari kubeshya n'ukuri oya urayibona aba bari kubeshya hoye hano se mu kirambo bambwiye ko hano haba indaya 200 umva ntabwo ariko kuko bayafata nabo babidesi singo tura desa akakumarira iki nese ubundi se aya bakore bayakumariye iki ko nyine umuntu hari kinama ariko nyine atumarira ariko se desa nyine tuyambaramo tukayaryamo ibyo byiza hanyuma mu cyaro hano nubwo hari hashyushye ariko umuntu w'indaya yababayeho ati bayigarira bati ngende indaya cyangwa bikora yihishe oya ntabwo none yabyasinaga gukora indaya abamuzi nibo bamusanga nta shyirahamwe se muba mufite ku buryo nk'indaya nshyashya ishobora kugura iseta cyangwa buri wese azayifata hari imbere korona yarabiteye korona niyo yatumye bipfa korona niba ngo indaya yari kuzikozaho byatari bakozeho wowe tubikozeho sibyo wowe ubivuyemo ryari ututubeye ariko aho ryari ku itariki enye z'ukwezi z'ukwa mbere uyu mwaka aha muri korona wari ukiri indaya ikiza muri korona mwe mubayeho mute abantu mumaze indaya nyinshi zo mu cyaro zikorabakira mu tubari sibyo utubari ko twarafunze nta kazi ari guma mu rugo mudafite indi mirimo mukora mwari mubayeho mute muri covid wari ufite umubyeyi yajyagayo ase umubyeyi bazi kuri indaya cyangwa uba siko twarabonaniye nyine barabifashe uko babibona okay nkawe unanira ababyeyi ukaba bati nkuriho ndananiye ni iki wakoze ku buryo wabakuriraho bati muhebe simpiro wanyu kuko nabonye ngira niyo mpamvu byarangiye nyine pore kabisa ubu ngubu indaya zibayeho zitezwa hano hari ahandi hantu twari tubona mu mijyi bazikora amashyirahamwe akaza ku mafaranga zigacuruza zikishyira hamwe akazigira n'ibibina cyangwa amakomite gutyo iza hano mu kirambo zibaho zite baba mu makomite bakuru ariko mu bana nta muntu uba muri komite ase haba indaya z'abana nyinshi nizo nyinshi zikabije ubu hano mu isantere mo nk'indaya zingahe z'abana ntabwo naziba zirenga 20 nihe ziva he ntabwo tubizi natwe ariko abenshi ntibakavukiye benshi bakavukira noneho nta wapfa kubona umugeni hafi aha ngaha namubona da wamubona bose siko biyandaritse hanyuma inzego z'ubuyobozi zibabwira iki abana batiga ntacyo batabakorera pe baranabacyura bakabima n'amazu abakodesha bikanga bakamenyerana bakananirana abantu se ntago ziya zihohoterwa ahantu mva mu mijyi nk'abana bajyanye ntibabishyura barakubise banze ko bakoresha udukingirizo bakabikorera aho bakanduza indwara n'inda n'ibintu nk'ibyo bigenda bitewe indaya hano mu kirambo hohotewe indaya yari yahohoterwa no mu kirambo nayo wowe buri gihe iyo washaka agakingirizo mu kiraya agakoreshaga bamwandika ndetse ngo
ubuse wawe akambika umuntu n'umugabo agahindura wowe wowe iki se ubwo ndwara uzi indwara koza nari iriye ariko wowe nuko watubwiye ko ntabwo unywa inzoga narayinkwanga mbese uretse kubeshya umuntu wasinze uba umuntu yakuguriye murasindana nka saa munani z'ijoro ufite ubwenge bwo kujya kurwana bugakingiriza ubu bufite bubwo ku ruhande ntabwo wasinze ubundi wasinze ntabwo ubu ntawe wasugonye nose ubwo unze gushaka gusinda ushaka kugaragaza ko wasinze ushobora kumwereka ko wasinze utasinze tekinike cyangwa se agashya k'indoga mu kirambo ni akahe hari nk'izo batubwiye ngo rusizi ngo ziteka neza ku buryo umuntu zatekeye ngo azagaruka ejo mwebwe ni agaki mukora mu buryo ejo agaruka umuntu yagukunze n'umucyatsi arakugarukira adahukina wakora cya gashya n'ahangaha nta gashya gahari reka tugushimire cyane agira hino wowe witwa nde Muhawenimana Chantal Chantal ufite imyaka ingahe imyaka 19 uba hano mu kirambo nawe mu kabasazi mu kabakiga gera hano ku ruhande gutya tureba n'imvura gira hino uba mu kabakiga Chantal uhamaze igihe kingana iki iyo myaka 19 narayihamaze wayihamaze haba indaya cyane kandi mu z'abana biterwa n'iki nyine n'ubushyuhe ubushyuhe ase niho hantu hashyira kurusha ahandi muri Nyamasheke niho hantu hashyira kurusha ahandi muri Nyamasheke ntabwo ariho hashyuha honyine kuko nyine sinzi ukuntu nyine babimeze mbese kuki ngo abana bino bananirana cyane ubona bituruka kuki ikintu gituma bananirana se igihe uba nta mubyeyi ufite ukabona nta kundi wabigenza tumaze kuganira na mugenzi watubwira ko yaciye mu buraya ndetse tuvuga n'uburyo indaya za hano zibaho wowe nawe byakubayeho kareka ugenda n'abantu b'indaya 3 4 5 wowe nta yanjye nuko ufite umugabo ufite umugabo ufite imyaka 19 ufite umugabo wowe mw'abanyabyaro hashize iminsi nta kwezi kwari kwashira umugabo hano wawe ubwo ngubwo nawe n'uwa hano muri karitsiye ntabwo se abafungwa abantu bashatse abantu badafite imyaka 21 ntabwo biriho ariko nyine iyo umuntu wamukunze nta cyaba gusa ese Chantal umugabo wawe mwahuriye ufite imyaka 19 twahuriye twarakoranaga mu kazi twakoraga mbuga birabaye rero mugiye kwibanira mutyo murabana nubwo barabizi se bose barabizi bagenzi bawe se babindaya babamo hano ubu babaye mu buhe buzima hamwe n'iyi minsi muri iyi minsi nyine babayeho ni uko nyine uzi ukabahereza nyine nawe ukaguhereza ubundi bakikomereza navugaga ntiko hano abantu benshi batuye ari kavukire bakiriya bava he abakiriya bava ku Cyato iyo mu za Gatare nyine ahantu hagiye hatandukanye baraza ko bambwiye ko ngo na desa umuntu abonye indaya ngo mbere ya covid ngo umuntu yafaga afite desa akabona indaya oya desa yo ntiwamubona da aba ari ukubabeshyera make nangahe ino makeya kuri bano nyine batari bari hejuru ni 2 cyangwa 5 none se indaya zino nicyo nibazaga ziba ntabwo zihisha umuntu ashobora kuba nshaka inda none akayibona kuvuga ati zituye hari abahazwi ntabahazwi ahantu baba batuye nk'ababyarira mu buraya hano bakiri bato bafite imyaka mikeya ibibazo byabo bikemurwa bite ibibazo byabo leta irabafasha nyine leta irabafasha mwe muri ba Chantal muravukana se turi inshuti bisanzwe muri inshuti mwemwe mwifitiye abagabo umeze neza nta kibazo wowe washatse ufite 19 wowe ushaka ufite 20 nibaza kuki mushaka muri batoya duheruka Chantal mutoya impamvu dushaka turi batoya nyine nuko umuntu wamukunze akubwira mugende mu bantu ukumva ntago wamwanga kandi umukunda none se ntago ufite impungenge bati ndacyari mutoya ubundi itegeko rivuga ko umuntu ashaka afite 20 arimo kuzamura ntawe rwose no kwitaye uracyari mutoya ubu umugabo aramubyimba fresh ngenda neza cyane ntago
ntabwo se ufite ikibazo cy'uko wenda wazasama inda ikakugora umuntu ufite ko batwara nose ko abafite 13 14 bo bari kuzitwara twebwe dufite 18 twabura kwitwara umugabo ubundi se ni ibintu arapanze ko uzashaka umugabo vuba cyane cyangwa nuko abona umutipe uri seriye ntabwo rero napanze mu bihe birebire da ukora iki nkora iki ndi umucuruzi hanyuma ubwiye mu rugo ko ugiye gushaka ufite imyaka 18 bakubwiye gute nta kintu basubije nose bari kukubuza kandi ufite ubushyuhe se ubwo bushyuhe abasore bafite tubwira ubushyuhe bumubukura hehe ubushyuhe tubukura ubona umusore nyine ukumva ugize ubushyuhe urabishatse nawe ugahita wikomereza umusaza siko nye ndikumva bitangaje cyane ntabwo n'ubwambi ntabwo ndikumva ukuntu mwembi muri abana rwose mufite abagabo mbese abagabo banyu basi bo abari bakuru ariko oya nabo ntabwo baba batubutaho cyane bafite nka 10 na bafite si kofi basi ku buryo muvuga ati dufite ikofi cyangwa no gushakisha aravuga ngo ikintu cyose ni ukugishyiramo ubushake iyo se nta Chantal mukuru niho tuyogana ntabwo yaba impamvu yo kuba no kubaca inyuma ntabwo badaca inyuma oya mwebwe mubaca inyuma ntabwo twabaca inyuma kuko ubushobozi bwarangiye kandi tugomba gufatanya tugahiga ubwacu ubushobozi nawe uhigiraho Chantal mukuru isuka zibereye iki mu mirima y'abaturage yo kujya guhinga aya guca icyo gihumbi mubwo nasezeranye se oya baba bafite amazu cyangwa muri kode turakodesha igihe cyagera twabonye ubushobozi twayakubaka ariko n'abandi hano harimo abandi bantu benshi bafite abagabo bakiri batoya barahari benshi ngiye nomeye rwose ntabwo ndi kubyumva cyagutangaje Chantal cyane cyane wowe rwose uzi ko umuntu yabona ufite nka 12 bakwiye kuba uri wagiye nko kwishuriga nko mu wa kabiri muri kunseka nibyo birakunda Chantal no se uwagurutse mu kangahe wiga Chantal mutoya uwagurutse mu kangahe wiga primaire nase washatse ukiri isugi kwa tuwe kutakoza uburaya turetse kutubeshya haya nibyo yavuze nibyo ubwo se ntabwo wari ufite bwiki umugabo murangana se base ndoshoma no kugihagarara ni muto nkawe numva ngiye uri umwana cyane mumaranye harya ukwezi ntabwo urumva ari hataravuga ati ntabwo ibintu nabivamo kandi mbese mu rugo reka wasubira mu rugo wabaye umugore wavuga n'ishyize iwanyu ntibakwemera ni kwa kundi kuvuga ngo ni ukubana nyine mukomanya abagore babiri babana ubu mwaramushika kamwe ntimushaka gusubira mu rugo mushukanya wajya hehe umva tugomba gupfana ahubwo hoya tuvunese wo wazamuzirika akajya i Kigali nyine aguhunda cyangwa akizana undi mugore yamuzana nacyo yasize nahaguma waguma wenyine ukajya ubaho igihe kiragera akagaruka nashaka kwitarengamo n'undi muntu nta mugore n'umugabo bashwana umugore ni uwa mbere kandi n'umugabo ni uwa mbere ni hatari reka mbashimire ariko ndumiwe kabisa Chantal afite umugabo ndamufite nibitseho da hano uwo mutera kubera ngo ubushyushye mbose mugiriye byiza kandi muzubake zikomere